Wari uzi ko ubu ushobora kuba wakora videwo y'indirimbo yawe wakoze wifashishije apurikasiyo, ukaba wahindura amajwi y'iyo ndirimbo ugashyiramo andi majwi runaka, ndetse ukaba wahindura n'ijwi ryawe iry'umuntu mukuru cyangwa iry'umwana. Nkurikirana nze nkwereke uko ibyo bintu bikorwa wifashishije ino apurikasiyo yitwa KineMaster. Ngira ngo nk'ibisanzwe urabanza ujye aho bashakira apurikasiyo zigiye zitandukanye, ni muri Play Store, uraza uyidawunilodinge, numara kuyidawunilodinga uraza uyifungure, uraza kuyifungura winjire muri paji imeze gutya. Icyo ukora nugera hano, uraza hano hari akamenyetso ko guteranya, urahakanda inshuro imwe ugere ahantu hari paje imeze gutya. Nuza ugakanda hano hejuru handitse Create Now, hano niho winjira kugira ngo ujye aho uvana amavidewo agiye atandukanye, bakwereke n'uburyo bwo kuyikora nimba ariyo kuri YouTube cyangwa se kuri TikTok, kuri Instagram n'ahandi. Niba ari kuri YouTube uraza ukande hano handitse 16:9, uhemeze inshuro imwe, umanuke hano hasi, nurangiza barakuzanira paji imeze gutya. Ahangaha ngira ngo muri kubona ko niho tuza kubona amavidewo twagiye dukora, cyangwa se amawodiyo dushaka gukorera videwo zisanzwe tukazihuza n'indirimbo, ibyo nta kibazo. Njye rero kubera ko harimo videwo nari nashyizemo muri ino apurikasiyo, ndaza nsubire inyuma, niyo ndaza kubona, ngira ngo ni iyi ngiyi yari iri hano habanza twinjiriye tujya mu cyumba cy'amavidewo, ndaza nyikoreho hano. Iyi videwo nimara kuyikoramo hano urabona ko yinjiye muri apurikasiyo nyirizina. Tugiye gutangirira mu kuba twavanamo ano majwi ari muri ino videwo. Gato mbanze nyikine turebe koko niba ano majwi ashobora kuba yavamo. Mbanze mbumvisha ayarimo, nguhaye ikaze aho tugiye kubana muri kugira kino ngo muri kiganiro, kuyumva ayarimo. gafata umwanya wanjye ishimwe. Mwayumvise, hano ndayihagaritse. Noneho ano majwi nimba arimo yavamo gute? Uraza ukande n'ubundi muri hahandi hari ya majwi, uraza uze hano kuri volume, n'ubundi uyimanure ino volume yari iri ku ijana ugeze kuri 0, niturangiza dusubire inyuma tujye gukina turebe ko yavuyemo. Ngira ngo tayari amajwi yacu yamaze kuvamo, dushatse twafatiramo andi majwi yandi. Amajwi yandi tugiye gufata, turaza dukore hano, aha hari akantu kameze nka rekodi, dukande hano n'ubundi turikodinge amajwi ajyemo. Ariko kubera ko tutagiye kurikodinga, ngira ngo kurikodinga niturikodinga, iyo ukanzemo hano n'ubundi ukemezamo hano, ngira ngo urabona ko byatangiye kwirikodinga, ariko ntabwo tubikeneye. Nakanze stop, kano kantu urabona ko kahise kajya hano, reka ngakuremo kuko turikodinze, ngasibe. Nagira ngo mbereke ko bikora. Noneho icyo tugiye gukora, ya majwi yacu kubera ko ntayarimo, reka tuyasubizemo, noneho ngire icyo mbereka kindi. Yari ari ku ijana, sore gatoya, murihangana gatoya, mbanze telefone kirimo aka airplane mode kugira ngo batakomeza kumpamagariramo. Noneho icyo tugiye gukora hano,
ya majwi yacu turayasubizamo bigere ku ijana n'ubundi niho byari biri, niturangiza dusubire inyuma gato. Ya majwi yacu tayari ngira ngo tuyasubijemo, ngira ngo nguhaye ikaze wowe tugiye kubana. aya arimo. None icyo tugiye gukora, turashaka gushyiramo videwo yamamaza mu yindi videwo yacu, niba ari filime twakoze, niba ari iki, ibyo nta kibazo. Turaza twinjire hano, tuze hano hejuru, dushake muri ya mavidewo yacu cyangwa se iyi foto, turebe niba dushobora kubona videwo dushyiramo hano yindi. Reka mfate iyi ngiyi nta kibazo, nsubire inyuma. Ndasubira inyuma ngira ngo muri kuyibona. Ino ni videwo tugiye kwamamaza, wenda tuvuge ko nta gapubulisite twakoze, ngira ngo murabona ko zino videwo ziba zakorewe muri ino apurikasiyo. Ino ni apurikasiyo nziza cyane, iragufasha kuba wakora ibintu bigiye bitandukanye. Uraza nawe ukareba ahantu itazabangamira iyindi yawe, akaba ari ngira ngo muri kubibona. Ushatse urayizuminga ukayigira ntoya, ngira ngo muri kubibona. Warangiza iyo usoje, ushatse ino videwo ushobora kuyizanamo yitambikisha kuriya, ikazamo imeze kuriya, wenda ukajya kubona ukabona ijemo kuriya, igatangira kwikina. Hano ni amadizayini ugenda wemezamo bitewe n'uko we wabihisemo, kugira ngo muri kubibona. N'aha hirya niko bimeze, hari n'uburyo bwo kuyazanamo ari menshi, kugira ngo muri kubibona. Aya yose ni ya videwo n'ubundi, ariko hano ukomeza uyikina, ikagenda ariko iri muri izi dizayini, ariko bishobora no kuza yikina n'ubundi imeze nko mu buryo bwo kwikaraga. Wenda reka nyerekeremo hano, noneho nze turebe. Nguhaye ikaze wowe tugiye kubana muri kino kiganiro, ari nako ushishikariza wowe utari wakora subscribe kugira. Hano icyo tugiye gukora, ino videwo dushyizemo nayo ifite amajwi yayo, turaza tuyikoreho tuyagabanyemo, ireke gusakuza, itaza gutuma videwo yacu ipfa. Turaza twumve ko ya majwi twari turi kumva avuyemo. nguhaye ikaze wowe tugiye kubana muri kino kiganiro. Hasigayemo ya majwi ya umwanya yandi wanjye yabo. ushimire wakoze Hano subscribe, iyo bimeze gutya, kandi nawe utari igenda iri kuri wayikora ino dizayini ndagushishikariza itambika kuyikora, kugira ngo tujye tubona yizenguruka. ibiganiro umunsi ku wundi. Noneho hano wenda tuvuge ko ino videwo tutayishaka muri ubu buryo, muri izi dizayini, tuyivane muri ino dizayini, tuyireke muri videwo zisanzwe uko ziba zirimo. Ngiyi nguhaye ikaze wowe tugiye kubana muri kino kiganiro. turashaka gafata umwanya wanjye ushimire twashyiramo amagambo cyangwa se nimero za telefone muri ino videwo yacu. Icyo tugiye gukora, turaza tuze hano hari ino nyuguti ya T, tuyemezeho, dushyireho wenda nimero za telefone. Umuntu uzajya dushaka wenda ashobora kuba yaduhamagara, noneho akaduhamagara kuri izi telefone. Hano icyo dukora duhita tuzemezamo. Kugira ngo ino nimero ibe nini, dushobora kuba twakora zoom, tukayizuminga ikaba nini, tukayizuminga tukayijyana aho dushaka. Dushobora kuyizana aha hasi nta kibazo. Hano ngira ngo uri kubibona. Dushatse naho tuyizana muri za dizayini, iyi ngiyi n'iyi yose, ngira ngo iyi ni dizayini
n'ahakurikira ni dizayini, n'ahangaha aya ni amadizayini agiye atandukanye tuba turi kugenda dushyiramo, ngira ngo muri kubibona. Noneho ahangaha ngira ngo byose biri kugaragara. Noneho hano icyo tugiye gukora, sore gatoya, icyo tugiye gukora, zino nimero zacu zamaze kugeramo hano, tugiye kureba ngo ese aya majwi twarimo twumva yahinduka bigenze gute. Aya majwi twumvaga ni aya, ariko ntaragera ku kibazo cy'amajwi, mbanze mbereke ino nimero ishobora kumara umwanya munini muri ino videwo gute. Uraza ukande hano, nurangiza ukoreho hano ugumisheho urutoki utambikishe, uko utambikisha barakwereka amasegonda igenda hano umaze kugira, urebe ko angana n'aya videwo. Ahangaha ni wa mwanya ino nimero izamara muri videwo, cyangwa se n'andi magambo wahisemo. Dushatse n'ubundi twayihutisha ikaza igakomezanya na videwo paka bisozanyije, ariko wenda kubera ko tudashaka ko bisozanya, wenda izagarukiramo hagati, twayirekeramo hano nta kibazo. Iyo tumaze gukora bino dusubira inyuma gatoya, n'ubundi twarangiza tukareba ngo ese aya majwi ari muri ino videwo, aya turimo twumva, turayahindura gute? Urazamura, ngira ngo ibyo wagiye ushyiramo hano hose biba bigenda bigaragara. Aya ni amajwi twashyizemo, izi nimero twashyizemo, bino ni bya bindi twamamazaga, uno ni wa mwimerere wa videwo twashyizemo, twatangiranije, byatangiranye na videwo. Iyi ni videwo ya mbere twashyizemo. Ibi bindi bigiye bimanuka hepfo kugira ngo ugende ubireba. Uraza ukandemo hano niba dushaka kuba twahindura rino jwi ry'uyu muntu yakoreshaga, tugashyiramo irindi jwi. Uraza ukandemo hano, iyo ukanzemo hano, kugira ngo muri kubyumva, uraza ukandemo hano kumanura, kugira ngo muri kubyumva. Aya ni amajwi, harimo amajwi y'abantu bakuru, harimo ay'abana, hagiye hari amajwi menshi agiye atandukanye. Wamuhindura n'umugabo nta kibazo. Muri kubyumva, aha hose ugenda uhitamo amajwi akubereye, ngira ngo byose mwabyumvise. Iyo umaze guhitamo ijwi nyine n'ubundi urirekeramo. Noneho jyewe gakora n'imisemo rira, ariko asubize ya mbere ry'umwimerere, nsubire inyuma, nindangiza ikiraba gisigaye kwandika, ngira ngo naberetse aho bandikira. Ni ukuza hano ukajya kuri nota bakaguha ibyo wandika, niba ari amagambo ushaka kugenda wandikamo ukayandika, ukaza hano wenda ukandikamo wenda rino jambo turabakunda, ukaryemeza hano, bahita baguha aho kuryemeza, ukarizuminga uko ushaka, wamara kurizuminga uko ushaka ukarirekeramo. N'ubundi iyo umaze kurizuminga urekeramo nta kibazo, nta bindi birirwa bagusaba. Urasubira inyuma gatoya, noneho tuze hano, sore gato, ya videwo narisubiye inyuma, ariko nta kiba, n'ubundi bisubira ahandi byari biri. Icyo dukora hano, tuba dushigaje gukora hano, videwo yacu twamaze kubona neza ko twayihuje, twamaze kuyihuza. None niba tumaze kuyihuza,
igisigaye ni iki? Hano igisigaye niba twamaze kubona uko dushyiramo rekodi, tukaba twamaze kubona aho twandikira amagambo, yewe dushobora no kuba wenda bereka akandi kantu ntari naberetse hano, ushobora kuza hano ushaka kuyikata videwo yawe, naho karahari aho uyikatira, hano muri kubona ahantu hari umukasi, hari akantu kameze nk'umukasi, hano niho ugenda ukatira videwo yawe bitewe n'aho igeze, uraza ukayitambikisha, yaza muri uyu murongo muri kubona, uyu nguyu ahangaha ngejeje urutoki, ugakata aho ushaka agace kamwe kagatandukanya n'akandi, noneho umaze kubonamo bigiye mu murongo nyine uko wabishakaga, urekera aho ngaho nta kibazo kiba gisigaye. Ngira ngo byose muri kubibona. Aha ngaha noneho ninjiye ni mu mabara. Mu mabara ngira ngo uri kuhabona hano handitse kureri. Iyi kureri rero niba dushaka guhindura za nimero, umutuku, amabara agiye atandukanye, ngira ngo niko kantu nari nibagiye kubereka, turaza dukande muri wa mutuku, twemeze hano hari akamenyetso kavivuye, ngira ngo nimero zacu zamaze guhinduka. Twashaka tukongera tukahasubira, tugahindura nimero zacu ubururu, tukabyemeza. Ngira ngo urabona ko ari ibintu byoroshye, nta kintu na kimwe kigoranye kirimo. Noneho ngira ngo ino apurikasiyo, iyo umaze gukora bino, umaze gukora videwo neza gutya, ikiba gisigaye ni ukuba twakwemeza bino bintu byose twakoze, twamaze gukora. Wasubira inyuma kuriya videwo yacu ikiza kino apurikasiyo, nta kintu kiba kiri buhinduke, wakwibeshya ugakupa n'ubundi nimero yacu, nimba bya bindi twamaze gushyiramo n'ubundi bigumamo uko twamaze kubyemezamo. Hari akantu k'agafureshi hano kareba hejuru, uraza ugagakoraho, kugira ngo murakabona, kugira ngo tubashe gusevinga bya bintu byacu. Videwo mbibutsa ko videwo yo kuapulodinga turaza kuyifatira ku ishusho ry'1080, kugira ngo muri kubona hano nibyo tuza tukemezamo hano kuri 60, n'aha 1080 tukaza tukabyemezamo. Uko umanura hano bikagera kuri 360 niko ishusho riba ridasa neza. 1080 ni videwo iba ari nziza ikeye. Iyo tumaze kubihitamo biriya rero byose, turaza tugakanda hano kuri save, tukaza tukabisevinga, ngira ngo hano iyo bigeze hano, tukaza tugakora hano sikapu, videwo yacu itangira kubara, tugategereza, hano turategereza videwo yacu ikabara, yamara kubara tukaba twayapulodinga aho twateganyije kuyapulodinga, kugira ngo bitewe n'umwanya tuba twayifashe n'ibintu tuba twashyizemo, bigenda bitwara umwanya, ariko kugira ngo urabona ko byatangiye kubara. Ndagushimiye wowe rero twabanye kuri ino videwo, nkwibutsa ko hano wahigira gukora amasabune, gukora imbabura, gukora amamari, kandi n'ubundi bumenyi bugiye butandukanye bw'ikoranabuhanga, nzajya ngerageza ngende bubahereza. Ushobora kuduhamagara kuri 0788 13 73 106, cyangwa se 0723 98 986. Ndagushimiye wowe twabanye, niba utari wakora subscribe ndagusabye kugira ngo uyikore, kandi nawe wayikoze ndagushimiye, ni iby'agaciro. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane.